Mbese igihe usenga ujya utekereza yuko hari ibintu bituma isengesho ryawe ryumvwa n'Uwiteka? Reka tuganire ku bintu byatuma isengesho ryawe ryumvwa n'Uwiteka kandi akarisubiza. Nibyo koko amasengesho yose asengwa siko Uwiteka agira umurava wo kuyategera amatwi cyangwa ngo ayasubize. Bibiliya yo ubwayo iduhamiriza yuko isengesho ry'umunyabyaha ari ikizira. Mu Migani igice cya 28:9 haravuga ngo uwiziba amatwi ngo atumva amategeko, gusenga kwe nako ni ikizira. Ariko muri Yakobo igice cya 5:16 ho haravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Ibi ntibigarukira aho ngaho gusa ku mukiranutsi ndetse n'umunyabyaha, ahubwo Bibiliya yongeye kuvuga no ku bantu biyita abakristo bagasenga kandi atari abakristo yuko amasengesho yabo atumvwa n'Uwiteka. Yesu muri Matayo igice cya 15:8 yavuze kuri aba bantu aragira ati, ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imba kure. Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Muri makeya ni ukuvuga ngo amasengesho yabo ni imfabusa imbere y'Uwiteka, kuko uburyo basengamo budakwiriye nubwo biyita abakristo. Mbese wowe nimba uri umukristo ni mu buhe buryo usengamo kugira ngo amasengesho yagere ku Uwiteka? Bidusangize muri comment. Mu cyigisho cy'ubushize twabonye yuko nta forumire ihari yo gusenga Uwiteka. Nubwo nta forumire ihari yo gusenga Uwiteka, ariko hari inyifato umuntu akwiye kugira igihe ari imbere y'Uwiteka. Yaba mu mitekerereze, yaba mu bikorwa, yaba mu migaragarire, ibyo byose ni ibintu bifatanyiriza hamwe mu kugaragaza yuko wubashye Uwiteka kandi uzi yuko ari umuremyi w'isi n'ijuru. Ita cyane kuri izi ngingo nimba ushaka yuko isengesho ryawe riba umubavu uhumura neza ku Uwiteka. Ingingo ya mbere ugomba kwitaho ni uko ugomba gushaka ibihuye n'ubushake bw'Imana, ntiwishakire ibyawe cyangwa ibikunezeza n'ibihwanye n'irari ryawe. Matayo igice cya 6:10 haravuga ngo ubwambwe buze ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Iki ni igihe Yesu Kristo yararimo arigisha abigishwa be gusenga. Yaberetse yuko ubushake bw'Imana bakwiye gusaba akaba ari bwo buganza kurusha ubushake bwabo. Iyindi mpamvu ya kabiri cyangwa indi ngingo ya kabiri y'ingenzi tugomba kwitaho ni uko tugomba kwita ku mpamvu idutera gusaba cyangwa gusengera ibyo turimo turasengera. Igihe cyose tugiye imbere y'Uwiteka dusenga nta mpamvu y'isengesho, biba bisa no gutera waraza. Uwiteka nubwo ari inshuti yacu, ntabwo ari inshuti yo gukinisha tugomba kwibwira ibyo twishakiye byose. Ibuka yuko uyu ari umugenga w'isi, waremesheje isi n'ibiyirimo ijambo rye, ndetse utanga ubugingo agatanga no kubaho kw'ibiremwa byose biriho ku isi yose. Ingingo ya gatatu ugomba gutekerezaho ni uko ugomba gutekereza niba nta cyaha wiziritseho. Icyaha gica umurunga dufitanye n'Uwiteka, kandi isengesho ry'umunyabyaha ryose ni ikizira ku Uwiteka. Icyaha ubwacyo gifite ubushobozi bwo kugutandukanya n'Uwiteka ndetse kigatambamira n'ibisubizo by'amasengesho ayo ari yo yose usenge. Kwizirika ku cyaha ni uguhakana byimazeyo yuko ushaka yuko ubushake bw'Uwiteka busohorezwa muri wowe. Ikinyuranyo cy'ibyo ni uko ibisubizo by'amasengesho yacu ari ugusohozwa k'ubushake bw'Uwiteka muri twebwe. Indi ngingo y'ingenzi umuntu akwiye kwitaho igihe arimo arasenga isengesho rye ni uko agomba kugira kwizera gushyitse. Nta kamaro na gake isengesho riba rifite iyo umuntu adafite kwizera. Indi ngingo y'ingenzi tugomba kwitaho igihe turimo turasenga ni ukureba imimerere y'umutima wawe uzanye imbere y'Uwiteka. Tekereza ndetse urebe nimba wicishije bugufi cyangwa ufite ubwibone mu mutima wawe. Uburyo bwose umuntu yazamo imbere y'Uwiteka aticishije bugufi, ubwo ngubwo bufatwa nk'ubwibone cyangwa gusuzugura Uwiteka. Kutiyegura byimazeyo Uwiteka iyo ni intandaro y'ibyo byose. Indi ngingo y'ingenzi ni uko igihe twasabye cyose tugomba kuguma mu Uwiteka no mu ijambo ryayo n'icyo ritubwira, maze tugategera ugutwi Uwiteka. Indi ngingo yindi y'ingenzi, igihe cyose weretse Uwiteka ibibazo byawe ndetse ukanamusaba, tegereza wihanganye. Umuntu wese utagira kwihangana
ntashobora kuba umusirikare mwiza wa Yesu Kristo. Igihe cyose twihanganira ibitugerageza, icyo gihe nibwo tuzabasha kuba abana ba Kristo b'inziramakemwa. Nanone hari indi ngingo y'ingenzi cyane kuruta izindi zose. Nta munsi tudacumura, kandi buri munsi tuza imbere y'Uwiteka tumwaka imbabazi z'ibyaha byacu. Muri iyi ngingo ho batubwira kubanza kubabarira mbere yo kujya kwaka natwe imbabazi z'ibyaha byacu. Igihe Yesu yigishaga iby'iri hame, yatanze urugero rw'umugaragu wababariwe byinshi, ariko we bikamunanira kubabarira umugaragu mugenzi we utuntu dukeya cyane. Uko natwe niko tuba iyo tuje buri munsi imbere y'Uwiteka tumusaba imbabazi, ariko twarananiwe kubabarira bagenzi bacu. Mbese wowe ufite abantu bangahe wananiwe kubabarira? Mbese ni iki kibigutera? Iri hame rigaragaza neza yuko utagira imbabazi nawe adakwiye kuzigirirwa. Iri hame ushaka kurisoma neza, wanyarukira muri Bibiliya muri Matayo 18 umurongo wa 21. Igitangaje kandi giteye ubwuzu ni uko mu buryo bwose Imana ibona ishusho ngari kandi izi ikintu cyose kitubereye cyiza kuruta ibindi byose. Rimwe na rimwe igisubizo cyayo kiba kimeze nk'icyo yahaye Pawulo ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Pawulo ntiyumvaga ukuntu yari arwaye igihe yasengeraga abantu bagakira ndetse n'abakoze ku myenda ye bagakira, ariko Uwiteka yamusubize mu gisubizo kimwe agira ati ubuntu bwanjye buraguhagije. Ibyo nk'uko biboneka mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 9. Nshuti yanjye nkunda, iyo twibwiraga kandi tukaganira ibya Yesu tukarushaho kwiyibagirwa, nibwo twarushaho gusabana nawe kurushaho. Mbega uburyo amasengesho ari amababa meza atugurutsa maze akatwegereza Uwiteka, maze tukamutekerereza ibyo dukennye byose. Umubyeyi usumba abandi bose ahora yiteguye gupfumbaturira igipfunsi cye k'umusanze wese. Uwiteka ubwe yarivugiye ati mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose muzabyongerwa. Nshuti yanjye, wishaka inyongera kandi iby'ingenzi utarabibona. Nkwifurije kubanza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo kugira ngo witegure kwakira inyongezo. Mbese nawe ujya wibaza bino bibazo bibiri by'ingenzi? Kuki tugomba gusenga kandi Imana isanzwe izi ibyo dusaba? Kuki twasenga kandi ibintu byose bimeze neza? Niba ujya wibaza kuri ibi bibazo, bitumenyeshe muri komenti maze tuzabiganireho nabyo mu buryo bwimbitse. Uwiteka akomeze abane nawe mu izina rya Yesu.